nabaye bami baguciye mu maso abami baguciye mu maso wabonye wowe ubwawe ukavuga uti ngamaze nkubyize musinga se wa Rudahigwa yagiye yitaba Imana nararagiraga wari umusore rwose ndi umwana uzi kuragira bamujyana ngo amajyaruguru bamwe bakavuga batese babuze kumusimbura mwiwe bamujyanye ngo amajyaruguru Musinga yaravuyeho hajyaho umuhungu we Rudahigwa Rwabugiri niwe ntumvise ubyara Musinga we ntago wamwumvise yabayeho mu gihe cye utaravuka ariko Rudahigwa we ingoma ye wari umugabo cyangwa umusore nari mpaswe n'umugaragu we dore yatwaraga Gasaka iriya yatwaraga Gasaka nari mpaswe Rudahigwa yarongoye umugore we Kankaza narajyagayo no gufata igihe wajyagayo no gufata igihe tujyanye na databuja ujyanye n'uwari uguhatse wari umwe mu bagaragu be nari umwe mu bagaragu be yarongoye Rudahigwa yarongoye ureba ndeba hari nk'iki gihe twumva ngo Rudahigwa yitabye Imana mwumva ngo Rudahigwa yitabye Imana ariko narahagenderaga rero muri Bujumbura Kigali se ubu ntubushaka kuyirebara Kigali sindahage Kigali ni nziza Paul yakoze ibintu bikomeye cyane ni biragaragara rwose maze ariko turamusabira yego ntabukundwa na bose Imana izamuhamugira ndagusuje cyane ukomeje gukurikira Cine TV show nkuko mubizi tugenda tubanyuzaho ibiganiro amakuru ndetse n'ibindi bintu bigenda bibera hano mu Rwanda uyu munsi rero nkuko bamwe babyifuje abandi bagiye kubimenya ubu twagiye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika ni mu kagari ka Karama mu mudugudu wa Nyanza twatembereye tuje kuganira n'umusaza ufite imyaka 135 ntibyoroshye ni kuzuba rikomeye cyane ariko twifuje kuhabagerera mumenye tuganire nawe ni igikorwa gikomeye cyane kubona umunyarwanda ugejeje ku myaka 135 ibyo ari byo byose hari amakuru menshi yatugezaho twabasangiza cyane abantu tubana hano kuri Cine TV show reka nkwifurize kumva iki kiganiro ntucikwe ukomeze ukanda subscribe wowe utarabikoze cyangwa se yanditse sabone like share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5 yes nkuko twakomeje kugenda tubibabwira turacyari kugenda twafashe urugendo tuva i Kigali tuza hano Nyamagabe tuje kureba umusaza atuye hano hafi twageze muri quartier niko batubwiye n'umusaza ufite imyaka 132 reka dukomeze kugenda tubagezaho amakuru atandukanye y'ahantu tugiye kuba tugeze hano ku kagari ka Nyanza muri kubibona neza ni ku biro by'akagari ka Nyanza ni hafi neza n'urusengero sinzi niba ari abaprotesta cyangwa ari irihe dini ariko ni urusengero ruri hafi aho ni mu gasantere neza kegeranye naho uwo musaza atuye ndakushishikariza gukomeza ukurikira televiziyo yanyu ya Cine TV show tugenda tubagezaho amakuru ibiganiro nkuko nagiye mbibabwira turacyari hano muri Nyamagabe nkaba mpuye rero n'umusore mukomere ni sawa amakuru yanyu bakwita nde nkuko mubibona turi kumwe na Tuyisenge Ezekiel nawe uri umwe mu bagize umuryango w'umusaza wowe uri iki cye uri umwuzukuru uri umwuzukuru wa kangahe ubwo uwo ku mwana we wa kangahe mwana we wa se umva umwana we ntabwo ndi kumwibuka neza mushobora kujya mu gakabibwira
Okay, byose arabitwibwirira. Duhuye n'umwuzukuru we bamwita Tuyisenge, tugiye gukomeza atugeze mu rugo tumenye aho uwo musaza ari, mumubone aba banyarwanda bari mu gihugu ndetse n'inshuti z'abanyarwanda cyangwa se ababa muri diaspora, tumenye amateka. Mama mukomere cyane, muraho neza, mukomere mukomere. Karibu tubaye, karibu hano watu kwa Sebuga ni dasi. Ni Leonidas. Niwe data ukwe. Niwe data. Niwe ni uri umukazana. Uri mukazana ku muhungu wa kangahe? Mu mbyaro subwo ni nk'iya 8 ariko ni usigaye wenyine. Mu bana 11 ni usigaye wenyine. Ni usigaye wenyine. Akaba ari weho mubyeyi wa Ezekiel. Yes, turi kumwe n'umubyeyi ubyara Ezekiel. Ezekiel mwamubonye niwe waje kudufata handi ku kagari, tukaba twageze mu rugo rw'umusaza, ubona ko ari umusaza rwose ugikomeye cyane cyane, muraza kumukunda, bambwiye bataraganira. Reka tudatinze nawe cameraman abanza ashyire kamera hasi ubundi tuganire. Si nkuko rero nagiye mbibabwira, ndababwira nti twahageze iyi Nyamagabe, turi kumwe n'umusaza, turi kumwe na muzehe, ngira ngo twanatangira tumubaha akabasuhuza. N'umusaza rwose ukunda kuganira, urabona ko nubwo ageze muri iyo myaka ariko aracyaganira neza, akanatera inkuru rwose. Muzehe mukomere cyane. Mukomere cyane. Nabibabwiye ni umusaza aracyakomeye, aracyanatera inkuru. Rero twari twifuje kuganira namwe, dukorera ikinyamakuru. Dukorera ikinyamakuru. Ikinyamakuru ni ukubaho no kuganira. Tuganira tumenya amakuru, ukifuza Imana ukifuza Imana aho ikugejeje. Unashima cyane ko abantu bacu bakunda gushima Imana cyane. Iyo mvuze abantu bacu ubwo ni abantu badukurikira, aba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Wapfuye yarihuse utarebye iyi ngoma. Atarebye iyi ngoma ya Paul rwose. Ingoma ya Paul. Bana bakagira inkawe. Ubu ndaho ngeze. Niwe. Ni Paul Kagame rwose, ibi byose bitugezaho. Yanjye agafaranga bampa. Bakakampa. Mbega utwonja twose. Ni ku musaza. Ni Paul. Yego, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu bishimishije. Umusaza yarari kutubwira ati iyi myaka tugezemo, ibikorwa byacu, ibyaba byo kurya, aho kujya cyangwa se n'ibindi byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, ati ni Paul, ati ni umusaza nyakubahwa perezida wa Repubulika. Muze tumuha amashyi. N'impundu tumuha amashyi rwose. Rwose ni ukuri. Ikindi cya mbere,
ese icyo atakoze ni iki? nta kintu atakoze. yaratanze inka, Inka turazifite, turanywa amata abana. ntawe umujya kumwubakira ngo aramufataho igihe, ntawe umwubakira inkike. mana umva, aragize abanyeshuri, turiga twese, maze arabaha ibiribwa, turarya ibiribwa turabibona, no kwibigisha. ubundi nkurikizaho, ngakurikizaho n'abazungu. iyo tutaza kugira abazungu ntitwari kumenya ubwenge. ese ndaje mbere aho ngaho tuganira, wenda nari nifuje ko mu gihe turaba tuganira, wenda kameramani araza kudufasha, atere kamera nka ku ruhande aba ari we afata neza. mu gihe cy'abazungu wari ufite nk'imyaka ingahe muzehe? abazungu baza mu Rwanda batangira kusora isoro, batangira ibyo by'imisoro no kwigisha abantu iyobokamana, bakaduha utubarate twambara ku kuboko. havuyeho utubarate, bagashyiraho ikintu bakita agatabo kitwaga ibuku. ibibuku. noneho ubundi umva, iyo bahabonaga, maze ngo urangaze urebe ukuntu Paul yakoze, n'urwerere ibintu ni amahoro cyane. Imana tumusabe n'Imana, yego ntawe ukundwa na bose, byo ukundwa na bose we. ubu hariho ugira ati yabaho, nonge nkajyaho, ariko turamusabira aguma tuyobore, ari ibishoboka, byari kuzimburwa n'umwana abyaye. umusaza rwose araganira, anatugezaho, aratubwira ati iyaba byashoboka yasimburwa n'umwana abyaye. maze rero igihe n'ikindi, igihe n'ikiyacyo, ubu ko byahoze, ubu siko biri. bakagira Imana we, simbuga ndavuga mu by'ukuri. Paul hari za karingagirana, we ni mu by'abaperezida, nta by'ingoma agira. ibyo nyine ndakubwira ko ingoma izana ibyayo n'indi ikazana ibyayo. ubu iyi ngoma rero twarayishimye rwose, dushima n'umuyobozi wacu Paul Kagame ugenda u Rwanda. ubundi nta mahane mu mutekano mu Rwanda, nacyo cyane. ni umutekano. turamushimira Imana izamugeza mu gihe azaba asaje. mbega ureba uko aho ngeze simwifuriza ko, ariko akagira abana b'abamureba, akagira abamureba. nifuje ko twaganira tukagerageza. bambwiye bati hari amateka bayibuka muzehe, noneho ndabara nti tugerageze uduhe amateka yawe, kuva wenda baba baratubwiye nk'uko baba bambwira ati uri umuhungu wa kanaka, nibuka ko byagenze bitya kugira ngo nkure, mbega uduhe ubuhamya bwo kugira ngo ugere aha ngaha, guhera uvutse, yaba ibyo ukibuka neza. umva hari ibyo nkibuka rwose mu by'ukuri. umuntu iyo yavukaga, avuka mbega, yavukaga bamuheka, ariko nako ntacyo yambara. wabayeho mu gihe abanyarwanda bambaraga impu cyane, ahubwo yacyo uruhu, inkanda, abagore bambaraga inkanda. ubu nawe wigeze wambaraho uruhu? nawe wigeze urwambaraho? ati cyane.
se wabivuze ubu ntawasekaga undi ntawasekaga undi pe ari umukobwa barazikanishaga bakazitakaho amasaro amasaro ubundi abagore bakambara ibintu by'ibutega ku maguru bakabigeza hano maze izo nkanda rero wumva izo nkanda wumva barazinyukaga maze bamara kuzinyuka bakazisiga amavuta menshi maze rero uwiriwe ayinyuka wasangaga ameze nk'uwo buhagiye bashyizeho ayo mavuta y'inka bazishyize ku maguru akaba asa neza nyuma nyine yiriwe azihondahonda abinyukanyuka impuzu rero ni uko usanze umuvumo wanjye waraha bajyaga babyomoza ibyuma ubundi bakabishyira ku mabuye bambe nko ku gati mbega babaje neza maze rero akirirwa akomanga iyo mpuzu rero bakazambara imwe bakayifubika indi bakayikenyera urumva ubwo bari abagore bari abagabo n'umugabo yarayambaraga izo mpuzu cyane n'impu aho akarukenyera bwabaga ari uruhu rw'inka se cyangwa n'urw'inyamaswa rw'ihene impu z'ihene abagore bambaraga impu z'inka abagore bo bambaraga impu z'inka abagabo impu z'ihene ubundi abana se bo bambaraga iki abana reka data ntabwo bambaraga reka ubu naho ubu nyina aramutwita bagakanisha imyenda akazaza ayisanga maze rero niho ibintu bisumbaniye warukomoje ko wabayeho mu gihe cy'imo mpita mvuga ndetse ubu ni abahe bami baguciye mu maso abami baguciye mu maso wabonye wowe ubwawe ukavuga uti mbaze nkubwire musinga se wa rudahigwa yagiye yitaba imana nararagiraga wari umusore rwose ndi umwana uzi kuragira bamujyana ngo amajyaruguru bamwe bakavuga batese babuze kumusimbura mwiwe bamujyanye ngo amajyaruguru musinga yaravuyeho hajyaho umuhungu we rudahigwa rwabugiri niwe ntumvise ubyara musinga we ntago wamwumvise yabayeho mu gihe cye utaravuka ariko rudahigwa we ingoma ye wari umugabo cyangwa umusore nari mpatswe n'umugaragu we dore yatwaraga agasaka yatwaraga agasaka nari mpatswe rudahigwa yarongoye umugore we kankaza narajyagayo no gufatayo igihe wajyagayo no gufata igihe tujyanye na databuja ujyanye n'uwari uguhatse wari umwe mu bagaragu be nari umwe mu bagaragu be yarongoye ndeba rudahigwa yarongoye ureba ndeba ubukwe bwe warabutaye komera urumva wo kagira imana naho kuvuga iby'isi bimwe ariko narabyibagiwe hari ibyo wibagirwa abantu turibagirwa maze rero ubu ko tumeze aba ibya kera umukobwa yatwitaga inda bakajya kumuroha mu kivu bamujyanaga mu kivu ngo atazava urubu imvura ikagwa ari mbi
atazavuba urubura imvura igahera mu Rwanda imyaka ntipfe ikarumba maze rero none mwakagira imana uwapfuye yarihuse n'ukuri atarebye ibiro maze yaba aha hatari yashyingirije urangaze rwose u Rwanda rwa Paul uko rusa neza cyane maze imana imuha amashyi Imana imutiza ubuzima akomeza atuyobore ni ukuri pe ni umubyeyi maze imana izahora imuha amahoro none se muze watubwiye uti mu gihe cyawe uri umusore uwo wararagiraga uhatswe n'umwe mu batware ba Rudahigwa nta kandi kazi wigeze ukora se mbese Semugeshi ntumuza Semugeshi wa Sekaboye aho ho wakoraga iki nari umugabo ntureba uyu muhanda ugenda Zaire ujya Kongo Zaire yego umuntu yajyaga kujyaho bakajya kuraguza ngo azataha amahoro yahubukaga hejuru aho baturuka umuhanda yagera hasi ntibirirwaga abantu barororoka dore ubu ngubu burira aha hakabona kubera iki amatara umusaza yaduhaye Paul ya Paul we maze ahubwo nagera mu nzu niho mpuma ngenda nkubita ku cyumba ho nta matara ahari hasi mu nzu haba habona nashishikarizaga abantu badukurikira aba batuye mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo mvuga nti turacyafite abasaza bateye ubwuzu turacyafite abantu babashesha kanguhe bafite imyaka yisumbuyeho cyane mvuga nti abadukurikiye hagize uwo bikora ku mutima muri bwa buryo badufasha ashobora kuvuga ati uyu musaza bahabona oya ibyo ari byo byose uko bimeze kose Paul wacu turamusingiza ni ukuri turamusingiza n'impamo y'Imana ese muze nashaka kukubaza iki kibazo wabonye uko abami bagiye bayobora u Rwanda ubona nuko abaperezida bagiye bayobora ariko se ndakubwiye ubu wakubita undi ntawe ugikubita undi dore hariho ikiboko gifite amashamayo abiri narakubiswe wakubitwaga se n'abazungu hari undi mutware witwaga Gitefana cya Nyamwasa yafungaga abantu bakatwica bakadukubita tukarara dukunda icyondo cy'inka ariko rero inka zabaga kera hari aho zarishaga harambuye ubu wahabona dushimira Imana tugezemo dushimira Paul igihugu ubu ngubu tugezemo ki ingoma ye ni amahoro pe wamugarutseho cyane Paul uvuga uti rwose mu by'ukuri Paul Imana imufashe pe tujye nitabye n'Imana najya ntekereza Paul oya Paul uracyabona ibyiza Paul agiye kuzajya akora anagikora yanakoze byinshi cyane yarabikoze nabikubwiye nakubwiye yatanze inka yarubakiye abantu iyo Mana nyagasani
n'umutima mwiza Mm. kandi buryo witonze Mm. witonze kandi Eh. atora icyabuze Eh. maze rero turamusabira turamusabira pe Mm. aba rero abamurabe kiburasa atari ukuduhamamo amagambo ngo mutwumve Mm. oya turamusabira imana imana imutize ubuzima. mutize ubuzima n'uwo bari kumwe Mm. bagirana umugisha mwiza bagirana umugisha. maze rero Mm. no mu buryo Mm. bishoboka Eh. yasimburwa n'umwana yabyaye yaba yaramureze neza yaba yaramureze neza. ni ukuri pe Mm. ubundi tugashima abazungu bazanye muragendana ibishakoshi muragendana amatelefoni. n'amatelefoni Eh. kera twahambiraga mu turere mu birere. ubwo bumvaga bavuga ngo twaharuraga imihanda Mm. ni mu turere ugahambira ibiryo mu turere Eh. ukazavayo ibiryo muturya byarameze amasharafi byarazanye uruhumbu. nuko Eh. bakarambika hejuru y'igishyito bikayaga watubwiye ko wigeze kuragiraho. nta kindi kintu wibuka waba warakoze mu gihe cyawe cy'ubusore? cy'ubusore se Eh. uretse ko nararaga izamu mu cyanika kuri kiliziya? kwa muganga kwa muganga. nahakoze izamu uhakoze izamu? nkajya ndara izamu hari kera cyane. bampaye pansiyo muri iyi ntambara bambaga abantu muri 94 yego ubanza ari aho baguhaye pansiyo. niho bambaye pansiyo yari yaraguye pansiyo yayifashe muri 92 na gatatu ubwo na kabiri. naho imirimo se ntakoze n'imirimo imirimo se ntakoraga n'iyi iriya kiliziya yubakwa urabyibuka? ngo wiki yarubatswe ndaho yabaye nka warayibonye yubakwa. maze hariho umugabo ariko wayimanutseho bayubaka yikubita hasi yitwaga umugabo Pangarasi Ntibenda. yitwaga Pangarasi Ntibenda. yikubitaho yarubakaga ko ari nini se ubwo ntiyahise hasiga ubuzima? ko ari nini cyane iriya kiliziya ntiyahise hasiga ubuzima? yarakize ariko yego yapfuye ejo bundi. yararokotse nawe yitabye Imana ejo bundi? dore ejo bundi ubanza hashize nk'umwaka hashize imyaka myinshi apfuye. hashize igihe wenda muzehe hari ko atabyibuka neza ariko ntabwo yahise apfa, ntabwo yahise ahaburira ubuzima icyo gihe. ntabwo yapfuye rwose. iriya kiliziya yubatswe ureba? ndaho ubwo na ririya vuriro ryubatswe uraho? ariko ivuriro ry'ejo bundi ryo ni iry'ejo bundi? yashu nyine ivuriro ryubatswe mfite n'umugore. ture neza rwose ni iry'ejo bundi. erega pfakaye ubona ari umuntu. umukecuru we yitahiye nka ryari? si muri iyi ntambara yaguye Kongo kubera ko yari yarahunze. yaguye Kongo? yaguye Kongo. erega naje nagiye Kongo. nawe wari waragiye Kongo? nyuma uza kugaruka amahoro agarutse mu Rwanda? numvise ndazi banze Paul aranyakira arakwakira? ntawe nari nagomeye ntawe nari nagiriye nabi. none ndacyasindagiye.
uracyasindagira. urumva Mm. aba ari ukubaho ari uko sinzi umunsi natwe ntawuzi umunsi n'igihe. Imana niyo ibizi we Imana niyo ibizi. maze rero Mm. rwose Mm. hariho abavuye ahagana none ngo bavuye i Kigali maze maze Nyagasani Imana iduha amahoro na Paul wacu. I Kigali ujya uhumva? Sindahagera ariko Bujumbura nagezeyo. Bujumbura aho wagezeyo? Aho Rudahigwa yaguye. Rudahigwa yaguye wagezeyo? Bujumbura. Yagiye ngo mu nama. Urabyibuka neza? Hari nk'iki gihe twumva ngo Rudahigwa yitabye Imana. Mwumva ngo Rudahigwa yitabye Imana? Ariko narahagenderaga rero muri Bujumbura. Kigali se ubu ntubushaka kuyirebara? Kigali sindahagera. Kigali ni nziza, Paul yakoze ibintu bikomeye cyane. Biragaragara. Biragaragara rwose. Maze ariko turamusabira ye. Yego ntabukundwa na bose. Imana izamuha umugisha. Rwose musaza akomye amashyi iti Paul Imana izamuha umugisha. Izamuha umugisha n'uwo bari kumwe. Maze abyare aheke. None se muze iyi ntambara y'isi ya kabiri yabayeho, yabaye ibyo ari byo byose wari umusore? Iyi ya kabiri ntabwo wigeze uyumvaho? Ariko se dore intambara za kera. Intambara za kera babaga akagenda akajya nk'ibwami babitaga abami ngo hariya hari umugobi bakarasana imyambi imbunda zije vuba imbunda zije vuba bakarasana bamara nk'ukwezi barasana ubwo bakavuga bati mworoshye intambara mworoshye intambara mworoshye intambara abaturage ubuzima bukomeze. maze rero n'ucumuye ni ukugenda ngo bakamufunga baramufunga ubundi bamugaburira arya neza ubundi yazarangiza igihe agasohoka bakamucyura maze rero niho amashyiga niho ibitangaza ibintu ubu ngubu byaroroshye. Abantu baramerewe neza, barakenyera amapantaro, barakenyera ingofero, amadarubindi. Ibyo se byariho kera aho byari bikomeye. Yewe twari nk'intuzi, twari nk'intuza zikera inyamaswa zo ku gasozi. Erega ibintu ubu bimwe byarasinze. Uzi impyisi zabagaho, abantu bari inyamaswa ntabwo bari abantu. Naho ubu mumaze guca akenge pe, mwararundutse. Abazungu barabigishije ubu murandika, murasubiriza, tugasoma tukiga. Mwajewe yewe abazungu mubaha amata nawe. Ubu kera rero batoraga bajya gutora abana ngo barabashyira abazungu, naho barashaka uburyo babakiza. Ubu muri icyo gihe ubu nta munyarwanda utwara indege. nawe bazungu aho muvugira nta bazungu. Ariko baza abantu batarabyumvaga, bumva ko bazanye ibintu bibi. Babyumva baje imodoka zitunguka bazitaga za ruvakwaya, bamwe biruka bakabihunga bahunga ngo ngiki
bari ntabwo twari kumenya zamenya ubwenge. ntabwo umuntu yari kuzamenya iterambere. Oya data we, ubu ni iterambere ngo ni iterambere ryaraje, umuntu ararwara akivuza kwa ni muganga. kwa muganga ubundi wararwaraga ahubwo aho kujya kurwara ngo bagiye kuraguza, bakajya kuraguza. bareba ko azakira. naho ubu ho byaracitse, naho bisigaye ni hake cyane. ubu ngubu rero uraniha agacurane ukajya kwa muganga. ubu kera ntawe watekerezaga ngo agatekereza ko ari buryiwe atashye. none ubu uraba ufite agafaranga ukagenda urya aho usangira ibiribwa ukarya, ukirira ukarya, ugatega imodoka ukagenda ukarya umunyenga. naho se abantu igituma bapfaga bahahiragahe wajyaga mu isoko se? isoko se ryabagaho umuntu yaryaga ibyo yejeje. yejeje wahinze wihingiye wakenere ibindi ukajya kugurana, ukajya inzara yarateraga. nuko utazi udukangara tw'abageni. inkangara ndazizi. maze ako gakangara bakagiragamo ibishyimbo, agashorera inka. none inka yose akayigurana inkangara y'ibishyimbo. ubwo inzara yabaga yateye. inzara za kera igituma zicaga ntaho yahahiraga, utagira icyo ahahisha. ubwo ntihasigaraga n'umwe, yarapfaga. hari inzara zaguciyeho wibuka mu gihe cyawe? hari Kazuba, hari Ruzagayura na Ruzagayura, hari iyi hise rero sinzi izina ryayo. iyo ntiwibuka izina ryayo. Ruzagayura wayibayemo? yewe aha ntubona izi ngozi, aha kiliziya iri niho irimbi ryari riri. niho hari irimbi n'utwo batetse niho hari, niho akago kari bahamagara uburongozi, nyabura nimuze mukize umusozi, babashyiraga sekuru n'ukuri mu dusinde badore bakagira bati abishwe n'inzara. n'inzara erega inzara yica nabi muze. inzara yica nabi. Ruzagayura niyo ubasha kwibuka cyane, yabayemo ibintu byinshi. yewe nyirebera n'indya n'amaso yawe. Ruzagayura yabaye ukora iki? nari kwa bajyatamo. n'ubundi wari ugihatswe ku mutware wa Rudahigwa. niho wari ugihatswe. dore iwe nahahoze hahoze hepfo kuri uwo mutware. ese ubwo yabaga afite nk'abakozi barenga nk'ijana? abakera abahakagirwa inka bakayihakirwaga, hari n'uwayihakirwaga ntayicyure agatahiraho. ubwo se wahakirwaga nk'igihe kingana iki? nk'umwaka? umwaka umwe? reka umwaka umwe wahakorwa. iyo yagukundaga baraguhaye inka, wahoraga uhakwa. wahoraga ugaruka. umwe yahava undi akahaza. ugahakwa nk'imyaka nk'itanu.
nk'itanu n'icumi yageragamo uretse ko rudahigwa yagiye abivuze ati agati isize manuye uzakamanura azaba ari umugabo amaze kugabanyisha yari abiciye bimeze birangiye naho ubundi wari no guhakwa ubuzima bwawe bwose ubu umuntu yarigiye ubu umuntu ari yego nta gihe umuntu atagira amacuti ubu ngubu imana yaramanye rwose ntawuki n'izo nk'abahakirwa ubu ni nko kugaburira umwana n'uyifite ni nko kugaburira umwana yabyaye wese ubu wayahura ubu ntabwo bacyahura basigaye bashyira mu biraro oya amahane yararangiye ntawukiragira ubwatsi bw'undi ntawukibuga ngo wanyoneshereje reka da ni uko bizirika bateye ubwatsi rero bajya bagishyiraho bazigaburira wigeze kuvuga uti twarahunze tujya muri Kongo Zaire wahunganye n'umuryango mvare bamwe baguyeyo dore abahungu bajya batatu na nyina wa kane n'abakobwa be erega bamwe sinkiriruka ntabwo kiribuka ese bose abana b'umusaza ni bangahe abana batandatu bari abana batandatu abakobwa batatu n'abahungu batatu undi mwana nari kumwe nabo nakambara amasista mu Rwanda abahungu batanu n'abakobwa batatu ubwo ni umunani bose ni umunani muri Kongo haguye bane bose niho bashikiye nitwe twaje twenyine namwe mwarajyanye muri Kongo muze bose baguye muri Kongo bose bose n'abagore babo bose n'abaroreje ariko rero sijye nyine ariko Imana irangirana ariko Imana ubu yandemye se nimuyishima ntabwo yibeshye Imana yakoreye yagira ngo iki gihe tuzaganire tumenye n'amateka abantu banakumenye abantu benshi bagira icyo bamenya cya kera kumenya ariko nubwo nyine abanyarwanda ntidushoboka abanyarwanda urakunda umuntu wamara kumukunda ariko akaba agukunda atagukunze urumva none se muzehe wavuze uti mfite imyaka batubwiye batufite imyaka 135 ubu nikuye ubu bwose aho nahereye unabirebye nuko abazungu batareba kibura n'abandi ntaho ntari mu nkambi hose narakoze uba hose wagenda gukora nagendaga nkora bambona mu bipapo yaba indangamuntu bari bayikodanya ngo rero inibuko warayitonze erega banza hariho agapapuro twabandika akantu kameze nk'ibarate bamwe bandika
igitungo bamaze kukigura bambika ku kuboko akabarate nasagiye ku mafaranga barayo ane ukora Gasora, ubwo ni ugusora. Isora. umusoro wa leta usora Amafaranga ubu ni mu gisoro rero ntabwo- beza bawu ntureba aya makahu erega bu twarashize ntureba aya makahu n'izi ntusi twajyaga twirirwa turi mu mashinge ngo bahatera amakawa y'abazungu batera amakahu umuzungu kura impuzu yitwaga kura impuzu yitwaga kura impuzu gukura impuzu ni ukuyikenyurura bagukubita bakurambitsemo mwikawa yarakubitaga abantu yajyashye kura impuzu habe kura impuzu umwikahu akakurambikamo maze bakagukubita pe bamutwaraga ku maceri bagize batyo maze akarambya rero akagara amashyi bakamukubita naho izi ntusi iyo wakererewe wakererewe nko kuza kurima kwiperu abantu babaga batonze umurongo bagiye kurima umbare birukanka bibuga ese ubwo uwo muzungu ntibagendaga bamuhetse nk'umwami umva nawe kandi ubwo ari bya nyina gundi ibyo avuga rwajyaga bamuhetse bamuhetse nk'umwami nyine agenda mu byo umva nimugubwe neza dufite u Rwanda umva nimugubwe neza n'impamo ya muntu icyakora mu by'ukuri naba mbuze nabi naba ngizemo musanze twarabateguriye iyi mihanda ureba yaricaga ye nta mugore ubu watirimuka ngo agiye muri byo ni abagabo gusa bamwe bacika bagenda Bugande bajya za Uganda bahungaga akazi rero n'imisoro baratubaririzaga wabuze ayo mafaranga ikirongozi kikarara kikurana yitwaga ibirongozi muzeshimira nyakubahwa perezida Paul Kagame rero umushimire ibyo ari byo byose hari abavuga bati ibi bintu azabibona avuga ati dore ibintu umusaza ashimira perezida nyakubahwa Paul Kagame ibintu nshimira Paul Kagame nyagasani tumushimire yagabanye imana yamuhaye turamushimira uburyo yagabanye mu bintu yatanze akunda u Rwanda araza ashimira abantu ukennye amuha inka akamuhagira yubaka mbega n'imico myiza abantu batuza imico myiza maze nkaba muhaye amahoro y'Imana agira amahoro y'Imana muze uracyabasha urwagwa ubu akarwubu uragasoma mbonye tuzi simba niga amahoro ku bintu by'inzoga byo ntabwo ubu washobora inzoga nk'akarwa cyangwa akagage koroshye kandi nkubwira nti niyo mbonye icyo ngo mbabeza mu kanwa biba ari amahoro uragashobora yampaye nka data uragashobora kuko za byeri zahozeho kera ubu si zo ziriho ntabwo arizo ziriho maze rero ubu aho ngeze hate
ubu ndacyakirigita ibi byose kumbe kwisa kumbe twariraga kumbe none ubu n'amasahani mwarakize amasahane yaraje ibyuma ngaho yewe ibintu byiza cyane amadorerwamo amatoroshi amadore ariko ubu wampa agatara mbonesha mu nzu itara ribonesha mu nzu umuzehe ndarikwemereye itara ndarikwemereye ngiye gusubira i Kigali nzavugana na wa muhungu bita Tuyisenge Ezekiyeli bazavugana na Ezekiyeli yesu umwuzukuru wanjye arizana rwose ari kuri Nyamagabe itara enda amahoro meza y'agasari dore umuzamuko n'abandi bantu bose baba badukurikiye kuri televiziyo yacu hari abiyo zifuza kuvuga bati uyu musaza asaze neza cyane ukomeze kugenda ubona ibyiza by'u Rwanda erega ntabatsansura erega ngwa neza n'impama ugwa neza Paul wanjye wawe Imana izampa amahoro ujye uhora uzamuka neza iburyo umwanzi umwanga azajya agwa inyuma y'igihugu cye agwa inyuma y'igihugu urubyiruko n'ubwitonzi ukagira umutima mwiza urobanuye iyo witonda iyo gushimira Imana gushimira Imana iyo witonda ushimira Imana umuzehe ndagushimiye cyane nanjye ndakoze murakoze cyane urakabaho ni ukuri umva maze Imana izaguha umugisha Imana nawe guha umugisha hamwe na Paul wawe wacu muzehe umva wakagira Imana yambo sana ku byumba by'abazungu hari isi yose biri kutureba ubikomeze n'ababiguha sawa mukomere cyane muzehe mukomere cyane maze ndishima tuzagaruka Manudi Ezekiyeli maze Imana yanzanira ku gatara yabona ari kuzabasha ngo urebe ukuntu ngutambira nzagaruka sawa urakoze cyane murakoze namwe